kugira ngo abone amafaranga yamamarize saro runaka yamamarize kampani runaka Sadunda nundakaze ku murongo wa telefone ngiye guhamagara wabapampe buretse innocente buretse innocente ngiye kuguha amakuru oya buretse gato hari najya nkunda nge yana nicaye numva uri kumvuga cyo twabanye neza singiye gukirije se singiye gukirije usa yankora igikunda tunamunika akazi n'akazi man akazi n'Abanyarwanda n'abafaranga reka ngusuze kandi nizere ko umeze neza aho dukurikirana icyo gihe itandukanye nuko nivuze kuri uno munsi ntabwo nivuze ya mazina kubera impamvu igiye itandukanye ni byiza ko umugore n'umugabo bagomba kubana mu mahoro ni byiza ko inshuti ndetse n'umukunzi bagomba kubana mu mahoro ni byiza ko dushobora kwifurizanya buri kimwe cyiza ngo salama shalom amahoro ubundi ni amahoro niyo ya mbere mu kiganiro muheruka kubona ntabwo byagenze neza hagati ya Prophet Manzi cyangwa Sadunda muramuzi cyane ndi kumwe n'umukazi we turimo turaganira byinshi bitandukanye cyo kuganira amakuru agiye atandukanye impamvu navuze gutyo ntabwo navuze na byinshi kora subscribe ni muhunda jya muri commentaire werekane idarapo ryaho uherereye niba utanabishaka ubire ko bigona mu mutima wawe gusa icyo tubereyeho no guhora tugira gute tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye nge nabaye nk'akagoroba k'ababyeyi n'ahantu havugirwamo byinshi mu ngo zigiye zitandukanye mu mibanire y'abantu abaturanyi aka kanya ndi kumwe na Prophet Manzi Yesu ashimwe urakoze cyane wambwiye ngo ahimbazwe wanzanaho ibindi byinshi kuko we bakuzi ko Yesu mwita Isa nge Imana yanjye kambwiye Prophet Imana yanjye ni imwe rukumbi yaneme Allah subhana wa ta'ala niyo mama ngo Yesu ashimwe nuko abasilamu twemera Yesu nk'intumwa y'Imana Muhammad umwemera nk'intumwa amen twe tumwemera nk'umwana w'Imana kandi natwe turabana b'Imana kubera ko urumva hari abantu benshi ndabanza nsobanureho gatoya nubwo nzi ko benshi batari bunyumve ndabizi ko bamwe batari bunyumve bitewe n'ukuntu nsa murayibona urasa nabi cyo koze hejuru senge ndabihakana ko nsa nabi ntago mbihakana ariko hari ijambo rivuga ngo mwumve ibyo mvuga ntimwumve ibyo nkora ntimukurikize ibyo nkora sibyo urakoze cyane hanyuma nagira ngo nsobanure wenda ku ruhande rwacu abakristo abana b'Imana n'abasilamu wenda kubera ko nawe uri umusilamu urumva ko abasilamu bemera Yesu nk'intumwa y'Imana ariko tumwemera nk'umwana w'Imana kandi w'ikinege ku buryo Imana yamudutumyeho kugira ngo twebwe tubabarirwe ibyaha byacu so ntabwo wenda ari cyo cyinshi ndi butindeho ndishimye cyane kuba munyakiriye muri studio zanyu cyashya studio nziza ahantu heza cyane atari hahandi mu ndabyo tumaze iminsi dukorera ni muri studio aho uhora ukorera Imana ishimwe ubwo mbaye hari abantu bambwiye ngo niwe mu rugo ntago ari iwanjye ni w'abandi uzi ikintu nshimira Imana nuko nshobora kuba mbaye nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu ninjiye muri studio yawe ntago ari wawe mu rugo ubwa mbere wahaje ugenda ukuntu madamu wawe nahaje tuguruka madama ngurukana ubwa kabiri nza ariko mbere yabyo hari undi nahabonye muri studio yawe nibuka neza ariko hari undi nahabonye kereka niba ari njyewe ahubwo nanone nahaje ariko ubwo ngubwo ndijera ko ari ubwa gatatu twinjiranye hano muri studio yego kandi Imana ibahereza umugisha Imana ibahereza umugisha cyane kutwakira so bamostingira umugore wawe
kumuhostinga se gute kereka wenda mu introducinze nyine bikore cyangwa umuhostinge cyangwa umugire gute nyine njyewe ubundi so reka nkwerekere reka ndeke kukugora reka ndeka kukugora oya wizira sawa wijya muri ibyo ngibyo wijya muri ibyo byinshi ntago muhikaze kubera ko sinjye wamutumiye wamuhamagaye ku giti cyawe nanjye umamagara ku giti cyanjye twisanga turi hamwe ahubwo ikintu kiriho mutunge mikoro noneho ngiye mwakira icyo nicyo cya mbere rero nacyo nicyo ufite umugore mwiza ndabizi ko muntuza ni iki ngo ndamushimye sura mu ngabi n'uwawe nyine n'uwanjye namushimye kera utabizi wazamuye akaboko k'iburyo oya nakazamuye kera utabizi ntabwo ubu ngubu ugiye mu magana yose y'abakobwa niwe wemeye kuzamura akaboko ngo njyewe hari indirimbo njya nkunda kumva ujya kuyiririmba ntago nibuka umuhanzi wayo ariko uko biri kose ni flashback tuyifatanye bayita ngo urabaruta ego sha nari ngiye kuyikomeza n'iki ni ndeka muhe mikoro ese nagirane kana ka mama ntugire ngo nakwanga ntuzaguhamana amata yo niki ngo uraho nsenga bikeye buretse gato manzi buretse gato uraho nsenga bikeye uraho nareba atinyura uraho nsenga bikeye uraho niki umurani ikinyicyara nkahita nshisha numva nyabusa hondiho sinkwibagirwa muransabiye aguhanze guhama zikunda ukiri umenyerezi nawe ukirusetsa abantu bo mu Mutara turabasuhuje abantu bo mu Mutara nibo dutuye ino ndirimbo Nyabwishonge z'Inyagatare Kabarore Kiramuruzi cyane ko kera abantu b'imigera turabasuhuje cyane ko kera nigeze kwigana ba MC mbu mu MC w'ubukwe kera ariko ngukata keke kabaye iki sabukuru yawe akira mikoro sabukuru yawe nzayizi okay madamu Prophete Manzi turakwakiriye no bwa kabiri tuguhostinze tukwakiriye kuri kamera za Kigali News 5 ndetse no kuri Isiaka TV 500 mukore subscribe naho urimo urahatambuka twakuririmbiye twavuze byinshi turashaka umutima wawe tuwegereze ibyishimo n'umunezero wumve ko n'uwishima yababara n'uwababara yahozwa turakwakiriye uriyumva ute ndishimye icyo nacyo aramwongoresha ariko reka amabwire hari abantu nabonye muri komantere muvuga ubugambo utazakora ikosa ryo kwinjira muri password y'umugore n'umugabo uvuga ubugambo barashwana baziyunga baratukana bazasabana imbabazi hari bakwita ngo innocent banza mve gato y'akantu yangiye kuvuga ako se mvugiramo imbabarira basi babarira nuko ndagusabye hari umuntu wigeze kuvuga ngo iyo nsetse gutya ngahita abona ko ngarutse muri ntuza n'iki muri crash muri hurutu wahurutu wa crashinze ariko ntabwo nabura guseka kuko nkunda guseka kandi guseka ni byiza bituma Imana ikongerera igihe cyo kubaho buryo udaseka uhora umeze gutya kaba kabaye nyine n'igihe cyawe uri kukigabanya Prophete Manzi madamu wawe cyagiye yarakaye atishimye nabwo ati muvandimwe wanjye mushiki wanjye inshuti y'abadukurikira urumva ihangane bicaye n'umugabo wawe yego umwe yaje ukwe
ariko nza kubasaba kwicara mukaganira. byanagoranye Innocent muri commentaire abantu batanga commentaire bakomeza bandika ijambo urumva Innocent ubyakira ute? buriya iyo wafashe umwanzuro wo kuza kuri kamera uba ugomba kwakira ibintu byose bihaturutse. Nimba banutse ubwo wowe kubwa yashatse kanuka. Nimba ngiye neza buri muntu wese aba afite uko atekereza umuntu kandi ntabwo wamutera ibuye. Gusa iyo n'umushumura mama yanditse ngo Innocent gutya na gutya banumva ari byiza tu. Umutima mwiza ubugwaneza bikuranga bikura he? Nje impamvu mbivuze ndabizi. Oya bimuvugira. Nimba ariko ubibona mu gihe nkubonye ndabizi. Nimba ariko ubibona bikora ku babyeyi narezwe. Nkubona bwa mbere twahore ndahaze ariko uburyo nabona gutuje. Hari ikintu bavuga ngo Abanyarwanda urumva n'abana beza bagira umutima wa kimuntu, ariko nanone abagande bakaba ari abantu bazi indangagaciro y'umugabo. Umugabo ni muntu ki? Kansuze anifuri Bugande mushiki wanjye yumva ikiganda kumva n'icyongereza, ariko abamuzi niko bimeze. Ni mwene data bazi imyaka 34 namubona ndamusohoje kubera impamvu zibi, sibyo man. Abagande ni abantu bateye kwabo, sibyo. Agaciro k'umugabo baza ko ariko Abanyarwanda bo iyo umugabo avuze baraguruka. Abanyarwanda bo iyo umugabo avuze baba bashaka kuba bamuvugiramo, ariko iyo mpamvu nago Innocent ndagushimiye mu kiganiro. Impamvu ushimiye ninjye wize umutima wanjye urumva sinshaka bankurikira ngo bakande like cyangwa bajye muri subscribe bazikande, sibyo. Ngiye buryo nkuzi wagakwire kugira urugo ruhamye, wagakwira umugabo wawe kukumva kana kumvira mugashyira hamwe. Impamvu z'iki gihe zisenyuka nuko abagabo twebwe twigize abandi sibyo, ariho havamo impfu za hato na hato. Gusa dufite igihugu cyiza, dufite polisi, dufite Interforce, dufite CID, dufite n'abandi batandukanye urumva, dufite na Niba urumva. Ntabwo bikwiye kuba hagati y'abashakanye bifu umusatsi yambaye gutya, ameza gute, aragenda gutya hari impamvu. Ariko uzi ko umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi ubaretse gato manzi, uzi ko umuntu nk'uri ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi urumva. Umuntu nk'uri ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi nta manzi ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, ariko man hari impamvu arimo kubikora kugira ngo abone amafaranga. Yamamariza saro runaka, yamamariza kamanyi runaka. Sadunda nundakaze ku murongo wa telefone, ngiye guhamagara mama pampe. Buretse Innocent. Buretse Innocent ngiye kuguha amakuru. Wararakaye wakurikiye wabonye byinshi, umugabo amugera mbifunga imisatsi n'ibiki ku murongo wa telefone. Ugiye kumenya impamvu yatumye umugabo usobanuri natuje. Ntago ndi buceceke none utatuje. Kandi koko nse wamugana iyi mpamvu y'imisatsi ku mugore wabyumve mani. Washutswe n'umukecuru ushaje utarena nyoko w'umusitari w'icyamamare urumva. Mwamamariza saro runaka, fata mikoro ku murongo wa telefone. Ushaje buretse arashaje, arambyaye no sinambyaye gusa n'umusitari kundenze. Ubundi bitabyanga hari peace rero why peace ubundi muri kumvuga ngenda gusa peace rero uyu musenze yako oya buretse gato peace rero mugaye muneza abantu buretse gato peace muzanye gute oya buretse gato oya buretse gato hari najya nkunda nge yana nice numva uri kumvuga icyo ugasura igiki yatangiye kuvuga ngo ni ku murongo wa telefone. Ese umurongo wa telefone wari usika umurongo wa telefone cyo gukora na MTN wowe uyegora gusa haguruka kubwira haguruka uzanarebe kure utanasanga umugabo wawe urumva, hari communication z'uburira ahura n'uyu
genda mane Sadunda genda mane twe turi hano reba ukuntu ahise asunika kucyaze bakegerana reba ukuntu bahise begera Wagiye baretse yewe abadukurikiye oya wowe ukunda akavuyo wewe uvuga ngo uyu ngo yakize umusatsi ngo kubera ngiye namushutse ibi ni amafara ni amadora turi mu kiganiro no kwiyamya wanyamye biki ntabwo wanyima nkwemere yuri kumvuga wese yakabite byawe uyo mwita Sadunda afite umugore nawe afite umugabo urumva Musi umugore wamusohoje ibyo bamura mugabo yagiye afata umugabo wawe aramushuka so bwa mbere mbonye namba mutwe turabasirimu so bwa mbere mbonye kujya kuri kamera uri umunyaruhara bantu buretse gato so bwa mbere mbonye meze kujya kuri kamera uri umunyaruhara twe ntamara dufite uri n'umugisha uri umunyaruhara izi ni zahabu zanjye ibyo birakora bwo n'ingoni za wafashe umugore w'abandi fata umugabo w'abandi urabakomanya we ngoni zakurya ahubwo ufite igitwe kimeze gutyo cy'uruhara kangwere rero wese yaka ntuzaye kumvuga nigendera bamwita Sadunda nitwa Mabaji yamuhamagaye nitwa Baji urumva yamuhamagaye gendi Baji wimuhura haguruka ma oya buretse gato kucyaje hano oya kucyaje hano ngiye kuguhamagara oya hari turebe umva twebwe kutureba urumva abadukurikiye mwamakuru uriya mujyamago w'umuhanzi sijana no kumuvuga wawe ni gupfubura kubundi yampfuye yupfubye washatari mu kanya ko niba bibashyizemo ariko rero kubigikiramo Imana ishimwe atari ngewe umupfubura ariko ntabwo ari umupfubura Imana ishimwe ariko buriya uriya mukobwa yanagupfubuye aribwo wahomba afite imbaraga afite kiriya kintu cyose afite keya buriya gupfubuye ushaka gusenya urugo rw'umugore n'umugabo yarusenya ate sinasenya gusa tuje kuba abasitari reka turabasitari mbere yuko bino bibaho suko si ibi ni amafara wari rwararangiye ibi ni amafara ibi ni amafara wamugana ikibazo ni iki ahubwo we n'uyu mugore ngo mamagara ndetse nuko wabeshya ngo ndi ku murongo wa telefone uriye nyine buretse gatoya igihe wabapampe mfite nomero zawe imapfa kamana ndayigwa ariko ngiyi ntuzamagara ugiye unyivuga ku murongo wa telefone ngiye kubona Sadunda mbona maraba hirya no hino mitamo n'iki hagati ya wabapampe na Sadunda hari ikintu kirimo gendi Baji ariko cyangwa wadusenyera urwo ariya amakuru ufite kabeza wowe na Sadunda none se niba turi kumwe bitabya ntabwo nkunda ibintu uriya mwana ubyaye ntabwo ari sheri wawe uye none se yakoze ari muri ibi bintu se ndimba aririmbye ntabwo mututse iki ari muri ibi muri saro ye niyo mwagiyemo wowe wabwiye profete manzi kandi ubwira nuko kigena mu bintu by'abandi bantu kugena mu masaro y'abandi ngo ugene mu sibyo uriya mwita Mr. Kayusi wa muswera niba utangiye kuzaza parapara ngo kubatwa musaro iratwika ntugane n'umugore w'umugore mbere yo kugira ngo abase reka ubwo ari ibintu ugenda ajya nkunda urashaka iki ariko urujya unanya wese urashaka iki Sadunda manu Sadunda wese urashaka Sadunda mama Paul muri kana umunyamakuru buretse mama umunyamakuru sema oya siya buretse gato umunyamakuru bwanyu kamwinjira buretse ntabwo njye ndi mu kazi mana n'agafera nkafera n'akazi nkafera n'akazi ibyo bintu ariko ubundi kuko ushaka gusenya kubera umugore wawe mani uwo mukecuru nk'uyu ngo azana ubugore ndetse ibyo bintu nibyo koko mani nk'umuntu w'umunyamakuru mani n'uyu muntu ungana gutya bagira ishyari ry'umuntu usirimura mwana wabaye umwana wawe yahindutse umugabo wawe urashaka gusenya urugo n'umugabo adukora umutwe neza twishima n'undi muzi uzoye kumenyera none se umva ino saa tujya tubana n'umugabo we kubera wowe bino bisatsi ibisatsi nibyo byatumye dushwana n'umwana satwana nawe oya Isiaka profete Isiaka aya ni amafara ni amadora hano hose hano amafara arimo nta mafaranga
ntumiwe sinzi n'ibyo ari byo ngo ni amafu kubona ari filimi umubyeyi neza yuko ariwe wakamugiriye inama niwe wamukoreye ngibi ndarufite n'amafu nturetse aho bashyiramo uyu ni umurage wa data na dufite mama umusatsi reka tuwukoreshe ntudufuhire tugire n'ishyari urumva manzi ngo bamugira inama asubire mu rugo inde bagira inama uyu nguyu ari kwa muntu nawe uyu nguyu ari iwe urumva aryama wenyine ikibazo kimwe gusa oya twabanye neza sinjye ugukirije se sinjye ugukirije usa yankora igikunda turamunika akazi ni akazi mani akazi ni akazi narwanira n'amafaranga mani narwanira n'amafaranga mani oya mani kigicacu murakineza mani mwaneza cyo gicacuru wowe kameramani bivaneho kameramani genda wagiye mu bapapa